ndagiye rero ngiye ntakinze nawe nugira ahantu ujya ugenda ukinge kandi ukomeze urebe bataza kutwiba. Ngiye muri Keya. Muri Keya se abandi badamu bagenda bambaye amapantaro kuye mugore. Jewe nakubwiye yuko ibyo uzaje ubyambarira aha ngaha nabwo uri gukubura muri toilette no mu gikoni. None ugiye imbere y'abadamu ugiye ubupantaro wanigirije. Aho wibeshye. Ariko ukeka kuko banyoko babayeho bambara ariko nanjye nabaho nambara. Bya bijipo bambaraga byakubita ihuku bigera hasi bigenda bikururura hasi n'amatenge acurikanyije. Urabona ko ngenda uwakera se ku buryo nanjye nambaye nka mama banyu. Ndakwiyamye kandi nicyo gihe ntuzonye no kurujya kubimbwira. Ariko ubwo nuko usubiza umugabo wawe. Noneho ndavuze ngo genda uhindura iyo myenda. Genda ukeneye nyeri ibitenge ninjye bigura so bigura. Niko mvuze. Gera se nyine vuba. Abona ngo karanshinga hijose. Byambara ariko urabona nk'iyi style nziza gutya. Irambaye nayihindura gute? Nge ntabyo nambara. Ngo nabyo wambara? Nge ndabikwambika ku gahato. Asanga agiye kuzana cya kibanda kongera kankubita. Shaje undi yaramvunye. Urashaka ngo bamama uko bambaraga n'ukudi. Umvishe. Bakenyera gutya. Bagasobekera hano ku ruhande. Mwumvishe? Abagore b'ino minsi byo mwigize. Yewe byo uzaje kubikorera mu rwawe zamura iki kibako se nyine. Mwumvishe? Hano bacishaga mu kwaha wowe toka. Mwumvishe? Ceka ko nabyibagiye ukuntu mama yari umugore w'igishongore w'ikizungereza. Ngaho reba. Kare kose ze wigyaga mu biki. Njyewe ngenda. Ntabyo nambara. Umva icyambere ntago ndo umuyisilamu kazi ngo ndambara ibintu bikurura hasi ku birenge. Sindi na padiri ngo ndabandi kuri altari. Yaba nta nubwo ndi umwade pere ngo ndagenda nakurura ibintu bijya hasi ngo nindirimba barukore bafashwe. Umva nkubwire. Nge ntabyo nambara. Ntabyo nambara. Kaje ngo nabyo wambara urabyambara. Ntabyo nambara nge nambara. Umva fata. Ntabyo nambara nge ntabyo nambara. None utabyambara. Utwo tuguru ntubone tujya kwa nyoko. Umvishe? Kwa mama se aricyo nibagiriwe. Okay, tugende mu nzu. Ngwino ufata uruhera no kuri. Shanja ntacyo nibagiriwe. Are you sure man? Tuzaza mu mugora kayambara. Yesu. Angandese ariko mana shaburya abantu bose mwaraca. Ariko njya buri ubona nkagika ku buryo wakirwa. Cyane mbere seriye kabisa. Ese urugo bawuhambyemo umusoro. Yesu. Ibi none se ubungubu ko wawe ubona byagenda bite koko mwana wanjye. Fate byawe. Genda. Akira dore. Sorry. Don't cry. Baza nawe mujyane. Umvishe? Akira dore fate byawe. Ubuze koko. Nuko nagenda. Umvishe? Nawe nubabara kandi mujyane. Umvishe? Papa rwose pe nk'umuntu w'umugabo kingone zamba mu myaka mama 10 n'ingahe mubanye ntabwo ngo ariko cece kaho senye yoje kunyigisha uburyo mbana na nyoko noneho kugira ubyeme nawe subira nayo na nyoko kwishuri usubireyo niba bateka bakugaburire hano si iwanyu mwumvishe genda na nyoko none se unsubira nariye ujye ugiki nyoko hari muri kiriya gikapu namushyiremo impamba mugende mu kirafatwa waza nyoko wowe oya wigira ikibazo ndabakorera mu buzira urakagome irevo basha uzapfuryo genda wowe ese No. Mwana wa ngubu ko turajya hehe ko nta na mama ngira. ubwo nyine turajya gucumbika hano tubonye Turacumbika hehe ko nababandi twabihenuyeho. Mose nakubwira ngo ibintu byo kwenura uzajya ubireka ukansuzugura. Uratujyana nyine tupfa kwa muhongana. Tugenda ku ishuri rijyanye wenda badacumbike. Ubundi se wari ujya gushaka akagahongo ni papa ubona wubuze ubundi wowe. Njya kubwira diregiteri wanyu ncumbike. Allo. Amakuru. Wariye. Mufite inkuru nziza none.
rwose urahamye muzi se yanjye igwa mugore yanjye ibintu byawe byose uhita upakira watega gari ya moshi watega ya katari upfa kongeraho mu minota mike tebuka ubundi se inzuka ari yacu yigareme mosha nawe wumve ko umwami agira neza oya uriya we wimugiraho ikibazo namukimbije namupisa akabuno ndagatukuza ntabwo yagaruka niyanahirahira atora ku ruhande rw'urugo wowe bikore kiravuba kandi oya nakirukanye kagiye ntabwo wabimenya iby'abagore n'abagabo se ngewe yanzanye umutwe munini bitamwohereza kwa nyina uyagiye ukanageze ugende karakagwe ku nzira ko kagwe ku gasigusi arega n'ubundi nabonaga wowe ari wowe tugomba kubambe kuriye uriye ukuntu yabyimvanzemo nanjye simbizi ureka ndaje uzajya kuva ku mugore wamwirukanye none wamwirukanye kandi mbonye hari inyuma toilette ari kurunguruka ngarunguruka tugende umugore haguruka umunyereka cyo kuzamana nzi kuri kubeshya umugore wawe nawe nabonye pe mu mihanda migari nigera kumpira dutora nkaho uri kumpagarika umbaza iki wundi none wamfashe iki muri make icyo kukubaza cyo ntacyo ahubwo nagira ngo nkubaze aha hafi nta hantu umuntu yakoresha umusatsi akantu mwarancanze usongoreye hotspot ku buryo ibintu byose uri buvuge ndi wita nkusubiza ako kanya hari umwuka wamaye wo gukoresha bavuze ntabyo numvishe cyavu stoti pone ari hapu bitpoti ntabwo byo nigeze mbikubwira ahubwo njye nakubwiye ngo hano hafi nta hantu nabona nakikoreshereza imisatsi wa mukobwa niba numvishe neza nivishima ijambo umusatsi rwose ngiye ibintu nshaka kukubwira ko hotspot ikintu bisobanura rwose niba ufite ibintu ugabanyirizamo umuntu bikeya wenda wari ufite ikidakizemo ugabanyizaho bikeya kugira ngo nyine nanjye mbone umukobwa uvuga guha amakuru y'ushaka nakabuze ibindi bintu wambwira ariko abana b'umuhanda nimutana no gusabiriza njyewe urarinda umaze ibyo nariye ari byo wangaburiye asoma ngurukira ibyo navuga ko ariko nta n'amafaranga ufite amafaranga ndayafite yanjye yo gukoresha umusatsi ufite mvuga amayawe nyine nanjye nibyo ndi kukubwira uko wakoze icyo gifu cyawe kikaba gutyo nanjye niko nshaka ariko nanjye iki kingana gutyo nanjye naho ngaho uri kuvuga rwose ndahaza amata mu masanasa uri nk'igisigati nagomba kubwira utarakura mu mufuka wawe guzana amafaranga niba numvise neza ubwo ukeneye amafaranga noneho ubwo wahinze igenda ubuyore nukuvuze gushatse kuvuga ngo aho kuyama wayashyira muri uwo musatsi wawe siko ushatse kuvuga none se nkubeshye ntayashyiramo da aho kugira ngo njye nyaguye ntareba n'ahandi hantu nyajugunye ariko niba wanze no kunyobora reka nigendere uretse se magura uretse kugenda nanjye nk'abana b'abaryogo rwose nizere biri kubinkoresha gusa niba aho kuyama ayo mafaranga wayashyira mu musatsi wawe niho tugenda nkore ko bayikoresha imisatsi kare kose reka mubwire wa gasore we uzongera kuza mu rugo nagutumira ubwo si usanga ndi kumwe n'undi muntu kinyabupfura gike gusa ese ubusheri niba naguhamagaye kuri fone nkakubura nkafata umwanzuro nkavuga ati reka nze sura umukunzi wanjye rega mba nawe nagukumbuye ubu hari ikosa nakoze bebe ikosa wakoze se rimwe se atatu umva uzongera kuza mu rugo ukandagiza ubwo bunono bwawe nzakwirenza wese umukunzi wawe nuhera niyangura biziretse mu rugo arahashe ese ubusheri urabyibagiwe ni ukuri kw'Imana ntabwo ari iriya ngurube iwanyu mba naje kureba ni ukuri niwe mba naje kureba pe undeba kareba serikare yawe bayimanura mu mva nzakuzanye
no. Tagasiyo umusatsi yanyu nirwo iteza abantu inzira banze nyakato ibeshye ukate bite gusira nushe muri iyo mitwe yawe ngo ni umusatsi uri gusuka wiswara kuba ufite taje nk'abandi bantu zaranyikatoho ndakubwire yewe mwa nahita kukura iryinyo ugasigara ni bwene ariko koko ukuri kuraryana hagenda wiruka uvuga ngo wabuze aho bagusuka imisatsi waziyo bigukatira ubundi ariko wangirwa muhungu urarinda uvuga ngo ukatire imisatsi nyogokuru wawe hari isuku aheruka gukora wagiye ukayimukatira ntabwo umuntu ukakuriya wo kurangira umva mudame igikase nagishyira hasi ariko nkaza wagufata uri ku buryo n'undi musajya uba no kuruba abantu ariko waretse kukubita ngewe umva ibikase mwana koko mwana waye ko njya ndwana n'abana koko watugutabara nimero z'abashinzwe umutekano ntazo ufite zigosigiye ntabwo dushinzwe umutekano baragutabara se wabaye iki simbona mumeze nk'abari mu rukundo ariko mwakabyara mwe mwafashije mu isi ko mu ijuru nzirwariza mu ijuru zifasha urabura kwifasha mu isi ngo ijuru uzute kuzarigeramo wowe uzaryumva kuri radiyo wumvishe ahubwo se nimwakikomereza kugira ngo atabicira ukwabuke ibyo avuze wabyumvishera nabyumvishe bareke bikomereza urukundo rwabo none se wumva natwe twigendere mukomereza none se mugihe mutonabaye abakutabara ibiki tuza